Amahoro y'Imana bavandimwe inshuti za Isaracyakora TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Dushima Imana Elizabeth Queen kuri Isaracyakora TV. Uyu munsi tugize amahirwe yo kubona umuvugabutumwa nanone umushumba. Hari ikimana yamudutumyeho, tumutege amatwi mu izina rya Yesu. Yesu Aracyakora TV. Haleluya. Amen. Tongere dusuzanye muri aho. Haleluya. Amen. Mana nishimwe yatwemereye kugera ahantu mu rugo rwayo kugira ngo twumve nyine icyo yatubwiye. Ndizera kuko hamwe n'amasengesho warayo wisengeye ubwawe n'ay'abandi bagutwerereye kugira ngo uje kungukira ahangaha. Ndatekereza ko aba bavugabutumwa bavuye imbere yacu hari icyo basigaranyeho. Hari icyo basigaranyeho? Isubize. Niba hari icyo basigaranyeho, Imana imugurisha. Reka twongereho ibindi bikeya kuri byinshi tumaze kumva, cyangwa se ku bindi byinshi biri inyuma yacu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye ikarinyigisha kugira ngo nanjye bibafashishe. Turasoma mu bitabo bitatu, ntabwo dusoma bikeya, turasoma byinshi kugira ngo tuvanemo byenda bikeya byadufasha. Turasoma igitabo cy'Imigani, ibice 4 n'umurongo wa 23. Umurongo abantu benshi bazi mu mutwe, nanjye muzi mu mutwe, ntarinze kubumbura mu gitabo nawusoma. Igitabo cy'Imigani, ibice 4 umurongo wa 23, na havuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bigira bite. Amen. Amen. Ngo wiki ntabwo gupfa kuguha akazi ko kurinda kuko umuzamu mu kazi kagoye ni ubuzamu, kandi niko twahawe, niko abakristo twahawe. Umuririmbyi wa 383 aragira havuga ngo murinzi we menyesha igihe, ngo wiki iwacu se ni mwero, ngo nawe aramusubiza ngo gira gute, ati ijoro ririjimye arikubwiye gute, ihangane ukomeze buzamu. Rinda umutima wawe kuruta ibindi birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Tugomba kurinda iby'ubugingo, kurinda imitima yacu, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Twongere dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, ibice 8 n'umurongo wa 4. Umurongo ni wa 4, turasoma harehare turageza umurongo wa 15. Uyu mugani wose turawusoma kuko niwo tujya gushaka ijambo bidufasha. Biravuga ngo nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati
umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera zituma ziruma kuko zihabuze amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto, imwe 100 indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva ntiyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani, arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani ni imbuto ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Izo mu nzira abo ni abumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagaragaza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri mu bugingo bikabiniga, bikaraniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Amen. Amen. Turangize mu gitabo cya 3 tugiye gusoma, tuje kuba turekera aho ngaho gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya ibice 17 murongo nuwa 9 dusome iwacu. Umuhanuzi Yeremiya ibice 17 murongo wa 9 haravuga ngo, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere uki. Ninde ushobora kumenya ukuri? Nge Uwiteka nije urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze. Haleluya. Uko imbuto ziva mu mirimo ye zihi, nge Uwiteka nje wose. Mana dufashe cyane, Mana tugirire neza. Haleluya. Tugiye kuganira umwanya Imana iduha ijambo twabanje gusoma kuvuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose.
rinda umutima wawe kurusha ibindi byose. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose biri. Kubera iyihe mpamvu? Murinda kurusha ibindi. Murinda kurusha umugabo wawe, murinda kurusha umugore wawe, murinda kurusha ikibondo cyawe, murinda kurusha imodoka yawe, murinda kurusha inzu yawe y'ameza, murinda kurusha akazi kangabirira abana kakabakuza. Kurusha ibindi byose nta gisigara. Icyambere n'umutima. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ababisoma mu bana bubiri. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kubera ko muri uwo mutima niho hakomoka iby'ubugingo, ari ibya none ari ibizaza. Umutima mu muntu, abagize amahirwe bagataha uko ejo bwa masengesho bwari na bavuze kandi baravuga bimeze bana munani mu mutima, kandi bavuga gukomera k'umutima, bavuga ko umutima ukora byinshi, namwe mukora byinshi. Ahangaha uyu munyabwenge Salomo mu migani ye yaciye myinshi yavuze n'uyu ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko muri uwo mutima niwo soko y'ubugingo. Ubugingo duhabwa n'Imana kugira ngo tumushikire. Amaguru ntiyamufata, akanwa ntikamufata, amaboko yacu ntiyamufata, umutwe ntiwamufata, umutima wonyine niwo wakivugira. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Rinda umutima wawe kuko nimwo haba isoko y'iby'ubugingo. Ubugingo Imana iduha, nabugereranyije ntekereza kuri iri somo, nabugereranyije nuko leta yacu yadukeneye amashanyarazi. Amashanyarazi murayabona, cyangwa yatugeneye amazi wasake. Niko ubugingo bumeze. Leta iriya muri planification yayo, muri byo batekereje abaturage bishobora kudufasha, bishobora kuduteza imbere, batekereje amazi, batekereza n'umuriro, kandi bagira imbaraga zose zishobotse z'igihugu, batanga amafaranga, amazi araboneka. Abahanga bayiga uko agenda, uko yozwa, uko agezwa ku baturage, barahari bahembwa menshi, barayohereza yageze n'ahantu habi. Ariko ayo mazi akiri mu kigega ntacyo bamarira umuturage. Ari muri tiyo agacikarira pariseri yawe akaja kwa mutangana, nyewe sinashikire, ntacyo yamarira. Nahora njya ku mugezi, niba uri kure niba uri hafi, nahorana umuruho kuja kuyashaka, swate ku muturanyi, swate ku mugezi. Ubugingo, ibi by'ubugingo dushaka ubifitemo uruhare rwinshi kugira ngo ubone. Niyo mpamvu niba byarakurije kugira ngo ubone, rinda umutima. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Rinda umutima kuko ni ubwitsi ubugingo bwawe, kandi wewe personnel, apana so, apana nyoko, apana abana bawe, wewe wenyine, kuko niyo bagize konekisi, niyo bakonekite ku bugingo bw'abantu bose. Nawe waje umutima wawe, umutima wawe niwo wawusingirije iby'ubugingo. Haleluya. Hari ibintu nka bitatu umutima udukorera.
gusoza mbabwira ibindi. Iyo tutawurinze ibibi, umutima ushobora kutuzanira kutwanduza ndetse tukanduza n'abandi. Ariko reka mbanze kugira ibyiza. Iyo tumenye umutima wacu hari ibyiza umutima utuzanira. Umutima ni ingirakamaro mu muntu. Uwo mutima wawe niyo mpamvu bakubwiye ngo urinde ufite umumaro. Umutima niwo twizeza. Umutima niwo twizeza, nicyo gikoresho dukoresha tukizera ngo tukabaho gukiranuka kandi tugahabwa agakiza. Mumvugire ngo amen. Ese wewe mukiranutsi uraho, wewe ufite agakiza, wewe wicaye mu gakiza, hari iyindi nzira itari iyi wakabonyemo kutari kwizera. Hari iyindi nzira. Uri hano ufite agakiza ariko atarayisheje umutima wiwe ngo abone kugashikira, araza kutubwira nyuma y'iki gitera. Abwira ati dore iyindi nzira gufi yo kugera mu gakiza umuntu atijeje umutima nta kugeza uyu mwanya ni mpagaze hano nta yindi. Pawulo yandikira abiroma ibice 10 n'umurongo wa 10 wasome ngo kuko umutima niwo twizeza tukabaho gukiranuka hanyuma tugashikira agakiza. Umutima niyo mpamvu ugomba kuwurinda. Umutima nta handi Imana uru rusengero Imana ngiye, ariko aho Imana iri mu mutima wanjye no mu mutima wawe no mu mutima w'undi no mu mutima wa uriya mwana. Naho umutima nicyo cyicaro cy'Imana, ni Imana turi. Iyo dusohoka hano tukagenda tuwaza gushaka Imana hano Imana iba yajyanye nawe, kuko yaravuze ngo sinzaba mu nzu zubatswe n'iki n'amaboko y'abantu, ariko ngo nzaba muri yo yiyubakiye ariwo mutima. Amen. Imana icyicaro cyayo ni umutima. Umwuka wera aba mu mutima. Iri jambo ndi kubabwira ntirihitira mu maguru, ntirihitira mu maboko, ibitwa mu mutima. Niko Yesu yavuze nimuguma muri mwe amagambo yanjye akaguma muri mwebwe ngo nimusabe icyo mushaka kuzagira bite. Amagambo tubwirwa yose y'Imana nta kindi nta sanduku tuyabikamo, nta varize tuyahurira, keretse umutima. Abikwa mu mutima. Imana umwuka amagambo y'Imana abikwa mu mutima. Ubundi mumaro ibyo mwabisoma mu Bakorinto ba mbere igice 3 n'umurongo wa 16. Pawulo yaravuze se timuzi yuko muri insengero z'Imana ko n'umwuka w'Imana aba muri mwebwe, niyo mpamvu mugomba kurinda uwo mutima mwebwe mukirinda, kuko usenya iyo nzu Imana nawe izamusenya. Turi umutima rero nimwe Imana iba, nimwe umwuka wera aba, nimwe n'ijambo ry'Imana ibikwa. Umutima nirwo rugingo ruduhuza n'Imana, nirwo rugingo ruduhuza n'Imana, kandi nirwo rugingo Imana mu bintu byose. Icyambere nirwo rugingo rwa mbere Imana igusaba. Migani 23:26 haravuga ngo mwana wanjye nk'umutima wawe
Haleluya. Iyo ugenda, iyo uryamye, iyo utekereza, iyo urwaye, iyo uri muzima, ijambo mwana wanjye mu mutima. Imana igiye kugusaba umutima, mu mutima. Yohana mu Byahishuriwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi rw'umutima wawe, mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo niwumve ijwi ryanjye ukingure, nukingura ndinjira. Nibinjira umutima wawe ntabwo uba shaburaguje, no, ntabwo uba icyumba cyo kuryamamo, ahubwo uraba saramanje. Haleluya. Ndinjira, nukingurira umutima ndawinjiramo, ninjiramo ndaza mfite ibiryo dusangire, kandi dusangira uraba. Haleluya. Imana idusaba umutima kandi irasaba ngo tuwukingure, ize wicaremo, ize isangire natwe ibiduhesha ubugingo, kuko ijambo ry'Imana niryo riduhesha ubugingo, niryo ribeshaho abakinguye umutima. Iyo ugize amahirwe ugakingura umutima, amagambo y'ubugingo akinjira, ni ngombwa ngo nawe ube umunyabugingo kandi uzabukora. Amen. Amen. Ibyo ni byiza umutima utugirira, kandi niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo rinda umutima wawe. Nta wundi uzagutwaje wo kuza kukurinda umutima. Hari uwo gutwaje gusa, umuntu batwaje umutima baza yawushyize kuri, hari uwo batwaje umutima aza, hari uwo ushize kuri sakoshi kuri sakame yiwe. Umuntu ni responsable w'umutima we, kandi nitubabwira muri gutaha, umuntu wese aragutaha. Nitubabwira ko ejo muzaza kuzamura gutaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo rinda uwawe, nanjye rinda uwawe. Nta mwanya uzabona wo gusiga uwawe uje kurinda uwawe, nanjye kuko ntazabona umwanya wo kuja kurinda uwawe. Ijambo ryatubwira rero ngo rinda umutima wawe, kuruta ibindi byose birindwa. Yesu ngo abantu bamuhuriraho ari benshi bavuye iwabo kuko umwanya, ngo bashitse baramuganiriza. Abantu bamusanga ari benshi bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana, ngo abacira umugani. Abacira umugani w'uyu mubibyi turawuzi kuva muri Ecole de Dimanche. Arababwira ngo umubibyi yasohokanye imbuto, ngo akizitera agisohoka, ngo imbuto zimwe zigwa hehe? Mu buhe butaka? Mu butaka ni bumwe. Ibyiciro n'ibindi kandi byavugudehe. Ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere imbuto zaguye mu butaka bwa mbere. Abagoronome bari aha ngaha baradufasha kubyumva cyane, ngo ubutaka bwa mbere imbuto zaguye mu ubuhe? Ngo oya n'inzira karanga, inzira ya imbuto zawe zaguye mu nzira, zarabudurutse zigwa hehe? Mu nzira. Arakomeza, izasigaranye ngo izindi zigwa kuki? Ku kara. Ngo ubutaka bwa kabiri, iza gatatu zigwa kuki? Ngo zigwa mu mahwa. Iza nyuma abarizo zishika mu butaka bwiza. Ati ni ukuri ko byagenze. Amaze kubabwira uko byagenze, aja kuvuga umusaruro w'ubutaka bumwe gusa. Yaravuze ngo izaguye mu nzira, ngo abagenzi barazikangana.
izisigaye zitakanya zibone amakuru y'abagenzi, inyoni zirazituramo zirazijyana. Iza kabiri zagiye gukara ngo zisangaho ubutaka duteye twazanywe n'imvura, ngo ziba zihangana zitangira gushora imizi. Izuba riraze twara ibyamizi ihura n'ubwo rwara ngo n'ubwo rutare ngo zimera gute ngo ziba zipfuye nta musaruro. Iza gatatu izo ziva mu butaka, ariko akaga zahuye nazo za butaka zisanga haramezemo izindi zitwa amafu, ngo zirihangana zirabe, ngo zitangire kumera zikura, zihura n'imvu. Imvu irabikuta yagira ngo ihegamiye n'uruhande, urindi barikaza yagira ngo izamuke, irindi barikamanuka, ngo zibura uko zikura, ziranyuhwa nazo zibaho tizera, kuko zahuye n'iki nama. Ariko mu izindi ziva mu butaka bwiza, ngo zirishima, zirakura, zirera, imbuto ikaza yera izindi mbuto ijana, ngo n'iyindi ijana, ngo bityo zose uko zagize amahirwe zikagera mu butaka bwiza ijana gusa. Amen. Ngo agare ngo arababwira ngo muri mwebwe mwese ufite amatwi yo kumva yumve. Abantu bumva gusa ayo makuru ariko ntibamenye cyane, n'abigishwa nabo bumva ayo makuru ariko bayoberwa igisobanuro cyane. No kuko biherereye ngo baramubwira bati mwana bijya kujya kutubwira igisobanuro ko twumvishe imbuto zavuye ahantu hatandukanye, zimwe zizera izindi zikera, bivuze iki? Barabahindukira nababwira ngo mwebwe, haleluya haleluya, mwebweho nimubwire ngo umwayanga, ni mwebwe mwagiye amahirwe, ni mwebwe mwagize umugisha, ni mwebwe mwabonye iki kibari cyo kuza hano. Ariko n'umusoro hari abandi baravuga ngo ni ubutumwa bwiza bukingiranirwa bazanye. Bwana tugumiye sana. Ubutumwa bwiza niba bufungiranye, ubutumwa bwiza niba butekereza, ubutumwa bwiza niba butakirwa, ngo bukingiraniwe abantu bazanye. Umuntu uzapfa ntazabona umuti, umuntu ugiye gupfa ntazabona umuti. Nubwo bazana abaganga bose b'i Kigali bakabazana, niba ugiye gupfa nta muti ntawe, bati muhindure. Burya abaganga nabo bazabagenda bagereranya, bati kugarura indwara irasa n'inavuye runaka, nimuhuzane nabo agatera bakabona ntabwo, bati muhindure nimuvange uyu uza. Ijambo ry'Imana yatwoherereje abarinzi baririmbye ngo wewe wari iki? Ese ubundi ujya mwirata iki? Wari iki kugira ngo Yesu akagupfira? Wari iki? Uti byarekaga kumvira kubera kuko mvuka ahantu hakomeye n'umwana wa runaka n'iki cyabuzaga kuza kumvira, ariko batubwiye badukuze gaze. Wari iki? Ariko Yesu yatuzaniye agakiza, sifa kwa Mungu. Ariko aragusaba umutima ngo kaki agakiza karahari, ariko uzana umutima kugatwaramo. Bavuze ngo isukari yatanze, nicyo gituma abantu benshi bafite amaganya n'amarira n'ibibazo bakanafite ibisubizo. None batubwira bati ibete amasukari, hari urusengero rwuzuye sukari, ariko barasaba umusa wese ushaka isukari wese azanye amaraje yiwe.
wayibura nubwo zaba ziri goma nubwo zaba ziri katindo hirya wagura ukagura zisa agakiza karaje. Yesu yaraje afite agakiza, afite iby'ubugingo mu maboko ye, arasaba kuzana ambaraje. Sana ambaraje yawe ushaka iby'ubugingo. Sifa kwa Mungu. Hao ndio momenteho nagize byinshi. Ariko bari abandi barabibwirwa mu migani kugira ngo babyumve, ariko ntibabisobanukirwe. Niba bireba ntibabibona, ariko mwebwe haleluya, mwebwe Imana ibamugisha. Haleluya, mwebwe bateranye, mwebwe bakristo bateranye, mwebwe Imana ibamugisha, mwebwe mutaratoranye, mwebwe mwitorero, mwebwe mwakuwe mu bandi kugira ngo mubibwirwe munabisobanurirwe bibaheshe ubugingo buhoraho. Iri jambo nibwo bugingo, iri kubafite ku butaka bwiza, iri jambo nikubwiriza, iri jambo mukoze kutubwiriza nibwo bugingo. Niyo mpamvu bitubwira ngo riri umutima wawe kuruta ibindi birindwa, kuko ibyo tuvuye kubwirwa byose tubitahane muri ambaraje y'umutima. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Arababwira ngo reka mbabwire buriya butaka ko ari bumwe, hanyuma muje kumenya ubwo muri ubwo butaka mu bubi. Aravuga ngo mu Baleziya tuzamuye mu nzira ngo n'abantu bumva, abo bantu ngo n'abantu bumva ijambo ry'Imana ariko ntibaryakirane, umutima unyuzwe ntibaryiteho, Satani akaza akaribasahura. Nigeze kumva bavuga ngo hateke ngo diamond witwa Kiroso ntabwo mwaramuvise, abamuvise murangure hejuru, mwumvise amakuru ya diamond Kiroso uburoso ngo ni diamond ngo wateye muri iyi minsi ijambo ry'Imana kutumaze kuvuga ngiharukira ndabwira abantu ko barumva ngo agahagarara ku muryango, wajya gutambuka agahanagura, wajya gutambuka agahanagura, wajya gutambuka agahanagura, wajya kugera muhira ugasigarana busa. Beteli yari indodo simbizi, Tumaini yari indodo ntabwo bibuka, ntabwo gusaba cyeza ko twabonye lemesaki barerita abantu bose barahaguruka barinze neza zasanga bigiye bari Kiroso ya ngo nuko abo babyumva amarenganisi, babyumva kuya kukiye abantu hejuru y'inzu, ngo ni nuko umwaka Satani bakaza akatora amakanya y'ibyo akajyana. Mu Gifaransa, kubumva Igifaransa babise ngo alone, ngo ce sont des indifférents, bamafumafu ntibashaka babwiriza bati twabonye umubwiriza, uyu munsi twirira mu mubwiriza yavuze gute, nashaka bwiriza ndashaka iki, nibaye indifera nta kimufata mafumafu les indifférents mu kindi Gifaransa ngo nibaye interdit, abantu bakomanye ntibashobora kumenywa n'ijambo, les indifférents, les interdits, abantu tudashobora gufata. Aravuga ngo ni abumva ijambo ry'Imana bameze gutyo ngo nibo mu nzira, niyo mbuto yaguye mu nzira irakandagara. Les interdits nagiye gufata moto mu gitondo nija kuza mbere y'inzu yanjye azaparika abamotari
musoke babaza kucyumweru ko mbagiye kujyana umwe ari gutangurano araza numva ko atonganye ngo basha mubize muri kigeli ngo kurandagaza Yesu ngo kurandagaza Yesu ndetse bavuze ngo baravuze ngo Yesu ngo burya yari afite umugore muri abagabo ngo Yesu ngo ntibabaje yari afite umugore n'abana bangahe ngo babiri ngo uko tubavuga ngo kuri radiyo niyo radiyo ihe umusigati Kigali ngo niko bari kuvuga ngo umujournaliste runaka atari ko rekavuga gutyo n'umuyisilamu ngo n'umuyisilamu inone se umuyisilamu yavuga Yesu neza umuyisilamu yavuga Yesu neza kuko ni incredibile ni indifférent ijambo bamubwira ko Yesu ari umwana w'Imana ari n'Imana yaje mwisi kubwe ntabumva ni incredibile iyo muto bamubwiye ibivuye mu buzima ntiyashobora kuzakira ati ubundi butaka bwa kabiri ni akara aravuga ngo imbuto zavuye mu kara ngo abantu bumva ijambo ry'Imana bakaguruka bagashuka ntibagashuke mu gifaransa banditse ngo les émotifs ni abantu bashuha nk'isafuriya ni abantu basimbuka baraguruka bagere aho Yesu ari uyu munsi bati haleluya haleluya yasohoka haleluya asanga yagiye bitandukanye na haleluya les émotifs ni bagashuke bashuka ngo bakomera akanya gatoya nibamukomera akanya nashaka igitabo cyanjye ngo niyibuse kandi kuri mukomera akanya wo mu ngenzi nacyo abuze wakinjaye bakomera akanya gatoya muribuka mukristo atangira urugendo ngo yari kumwe na mukomera akanya witwa Nyamujija nini ngo aramuganira aramubwira ati yewe icyo naraye mbonye kuri uyu murwa wacu kugiye gutwikwa kugiye kuribuka n'abavuzi bose bagapfa bagashira njyewe n'umutima wabwiye mu buhungu kuko mubwiriza butumwa yatubwira na tokarate ngo nigera kuri ya rurembo hari agatabaza nzakira none ndabwira umugore n'abana banjye ariko ibyo naraye mbonye sinabihanganira ngiye kugenda wabwira kana tukajyana tujyana ati tujyane rwose mukristo kuko yari yikoreye umutwaro umuremereye ngo akagenda yitonda Nyamujija twakwiruse tugasanga ibyo ngiyo tugasanga aho ugiye unagiye kugenda yemerewe sinabasha kurenza iyi ntambwe ati nyamara twihute ariko ngo bateye kabiri baba baguye mu isaha yasaye ngo barakinyaga ngo baracatenda nibi wampamagaye ubu ni bwo buhinga section de butumwa yewe nisubiriyeshe yari nabwira uwabo mu kanya ngo birukanke none yirukanse asubirayo izaguye gutanga mbone bamukomera akanya gatoya izera akanya gatoya utugeragezo dutoya utugeragezo sempre tujya Pawulo yavuze ngo ni igihwanyihwanya imibabaro y'ubu buzima imibabaro duhura nayo ngo ni igihwanyihwanya igihwanyihwanya mu Faransa ni léger ikintu léger utubabaro dutoya ngo tukatuma ahindukiye ibyo byari bisimbutse ndagiye abo iyo nizo mbuto za kabiri imbuto za ubutaka bwa gatatu bwavuyemo imbuto ngo ziramere izo zirihangana ziva mu butaka zitangira gukura ariko ngo zihura n'ibibazo bitatu mwabisomye ikibazo cya mbere ngo zahuye n'iki n'amagari
amaganya y'isi ayo mwarimu amaze kutubwira ngo abantu twese ko turagana ibintu byazamutse ahubwo bigiye kuduhesha agaciro byihorere bizamuke wowe wari utungwa n'amadolari n'ugiye gutungwa n'amadolari ijana mu buzima bwawe wari uzi idolari ijana ibintu ntibizamuka amafaranga azamuka imana se niyo mutene ibintu ntibizamuka imana iratuzamurira iyindi nivo tuzamukane nabyo turazamuka natwe ngo bihura izo mbuto ngo bihura n'icyago cya mbere cyitwa amaganya amaganya y'isi bihura n'amaganya shughuli zaongezeka kufunga waaminifu shughuli za ulimwengu shughuli amaganya y'isi ngo bihura n'ikindi kibazo cya kabiri cyitwa ubutunzi ngo bihura n'ikindi cya gatatu cyitwa ibinezeza by'isi ibintu bitatu abantu baharanira ariko biri mu rupfu kuga amaganya y'isi aduhazamu ubutunzi bw'isi bunyoheza muto ibinezeza by'isi binyoheza muto ngo imbuto zibura uko zikura ziragwingira ibi nibwo buzima tutuye hano mu isi ubundi kugira ngo utunge ubugingo ufite n'ibi ngibi ni nko kugendera hejuru y'amagi ariko ntuyane ni nko kugendera hejuru y'amagi ariko ntuyane turi muri iyi si ariko turabuzwa kwitanya turabuzwa amaganya kandi turabuze ibyifuzo birenze ubushobozi Pawulo niko yandikiye Abaroma avuga ngo ntimukararikire ibirenze mwa complete ngo ntimukararikire ibirenze ubushobozi bwawe musimiye makuru ijambo ry'Imana riradukumira kumira makuru kwifuza ibirenze ibyo bashobora kubona ndebe inyuma uko nkubona uko nkuzi ndabona wowe wifuje imodoka wewe Jean-Baptiste wifuje imodoka nta cyaha kirimo kubera kuko uzi ngo kuri konte ndabona miliyoni imwe mu myiza none icyo ni icyaha se ndifuza kugura imodoka icyo si icyaha ariko njyewe niba kuri konti yanjye hatariho 50,000 kararikira imodoka icyo ni icyaha zambi imbere yawe ni zambi kubwa twebwe twifuje ikintu kimwe wowe si icyaha njyewe kimbere icyaha sababu ninania makuru nifuje ibirenze uko nshobora byirenze ubushobozi bwanjye ile ni kunia makuru amaganya tekereza wowe nturabona n'ibiciye imyenda y'abakozi simenya amazina yayo ngo menye ntoya n'inkuru numara nturaca ijya ntoya ijya ya bus class numara wifuza ngo nanjye gucana ngo mpindure za siperi kuramamaye no tuba tubazabe amamaye no dusize murajyana murangana muraresha musiniko bikakuvana mu mwanya ngo abandi bari guhindurana bahinduranye n'umugisha wabo niko Imana ibivuze nawe turiya pale Imana yamuhaye nawe ntiyakwibagiriza ngo cyawe amen amen amaganya y'isi ubutunzi bw'isi kubukoresha uko bitemewe gukoresha ubutunzi bitari mu nzira yabwo ni
ukunyoha imbuto, ntabwo imbuto zizera. Ubutunzi ni bwiza, ariko kandi ni icyaha gituma imbuto zitazamuka. Imbuto zitera. Pawulo yandika Timoteyo ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Niba wifuza amafaranga, banza wifuze ubwenge, banza wifuze ubugenama bw'Imana izaguha kugira ngo amafaranga utazayabona kukurimbuza. Amafaranga ni meza. Yesu yakoresheje amafaranga. Haleluya. Amafaranga ni meza, ariko yakoresheje nabi ni umuzi w'ibibi byose. Aribuza ibyubi. Yifuza kubona amafaranga, ariko yifuza n'inama y'Imana. Juma nenda kutumia faranga yako. Faranga sio sana. Hata mimi ninahitaji faranga. Nani nifuza amafaranga? Ariko mbere yuko mbona amafaranga, ndifuza kugenda n'Imana ngo kukiranuka muri ayo mafaranga menye kuyakoresha. Kuko sanze ni icyorezo. Kumbuto ni icyorezo. Mu butunzi bw'isi ni icyorezo. Kumbuto ntibwashobora kuba ngo n'ibinezeza. Ibinezeza. Yewe ibinezeza by'isi nabyo kandi ni amahwa. Tekereza umugore w'imyaka 80 ngo namuka nifuza kwambara akasuku. Ngo nibyo bigezweho. Ibinezeza by'isi. Uracyari muri nivo y'ibinezeza by'isi. Ibinezeza mvuze bitoya mubasha gushikira, ariko hari n'ibindi ugasanga umugore tamba utangiye gushingira ngo natukuze ibintu. Ibinezeza by'isi. Hari n'imyambaro, hari n'ibindi bitari icyaha muri ba nyirabyo. None se n'umukecuru utangiye kuzuguma nk'umugwanye sigaye susumira ngo niyambare kakane n'iguteze. Kajya kinari ndende. Mukitiki sara dutasi. Kajya shinga. Nugira ngo shinga ubwena mukamenya ngo muri kubinezeza by'isi. Ndaho muri anapote, ngo bini alahine, ngo nandere kamene, ndana banje, muri reshinga. Uzashika umutwara. Uzashika hasi, bazakufana uja kwa muganga, utazi n'umupaka. Ibinezeza by'isi. Ibinezeza by'isi. Binyoha imbuto. Nabyo birahari. Abo bantu mu Gifaransa bagatwajana b'Abafaransa. Je pense que nabo mu Gifaransa. Donc muri bilingue, vous Gifaransa n'icyongereza. Babita ngo ce sont les mondés, les auditeurs mondés. Auditeurs indifférents, auditeurs émotifs et les auditeurs mondés. Les mondés. Les mondés. Abo ngabo ni les mondés. Les mondés. Nous pouvons bon ataïs. Tu vois, et je n'ai ni du vocabulaire existe. Ngo umugabo icyo gitatu umugabo asiga umugore asiga ababyeyi be se na nyina ngo akomatana. Komatana ni iki? N'umugore we. Komatana n'uguhura utazatandukana. Abo ngabo bwo butaka, abo badutera ngo ce sont les mondés. Les mondés n'abantu bomatanye n'isi, bashoye imizi n'isi, batandukanye n'isi. Ce sont les mondés. Les mondés. Batandukanye n'isi. Iyi taro n'ifashe gutera aya makara
kwisi yafashe kuko tugize ikibazo niba umuriro ucanga no guhamagara abantu ni muri no karbi tucisheho turebe umuriro uko bwageze iyo ni wabatanga neza ni mahwane neza arabaka ubutaka soso de monde les autorités monde tugere ku bantu abanyuma ubutaka bwa nyuma ngo n'ubutaka bwiza. Haleluya. Butaka bwiza muri aho yego butaka bwiza muri aho. Haleluya. Imana ishimwe ko imbuto yawe mu butaka bwiza ari mu mwami. Butaka bwiza ngo imbuto yawe mu butaka bwiza ngo nabumva ijambo ry'Imana ngo bakabyakirana umutima unyuzwe ngo kandi ngo bakarifata neza nk'amata y'abakwe nk'amata y'abashyitsi babona ijambo ry'Imana bakarifata neza we bakaririmbira bakaribika heza bakaririmba icyaritokoza bakaririmba icyarikandagiraho ngo bakarifata neza aka kantu nagakunze. Haleluya. Ngo bafata ijambo ry'Imana neza bararirimba bakarifata neza ngo babyakira n'umutima ukunze unyuzwe ngo bamara bakagira gute ngo bakarifata neza nanjye byabona barifashe neza barifashe neza ngo rikarekurimiza ngo rikaguka rikanda. Haleluya. Mwari muzi igisobanuro cy'urwanda kwaguka nabyo bigahinduka urwanda mu mutima rikanda byagera ahangaha rikabura ikiritangira uyashora umuzanga rikagenda byashora undi buza ahangaha baje kubyenura bagasanga ahangaha ni 50 ahangaha ni 30 bagasanga ari 100 byaranze byarakuze byaragwiriye byabonye ibibe byiza byaruhiriwe byafashwe neza. Imana ikumugisha abakira ijambo ry'Imana n'ubutaka bwiza ubutaka bwiza. Niyo mpamvu Yesu ababwira ngo ijambo ry'Imana niyo mbuto. Iyo mbuto mwumvise ni ijambo ry'Imana. Ubwo butaka bwabwiye pari bune ni imitima yabumva ijambo ry'Imana. Bamwe bakabizira iyindi mitima ikabakara iyindi mitima ikabamwe amahwa ariko iyindi mitima ikaba ubutaka bwiza ngo niyo yera imbuto nziza. Umunyabwenge Salomo rero akaba dukewe aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ngo kuko arimo hakomoka iby'ubugingo. Rinda umutima wawe utajya kwinjizamo ingese, rinda umutima wawe utajya kwinjizamo ibisimba bikagenda imbuto nziza bya jambo ry'Imana. Rinda umutima wawe kuko mu mutima harimo ibintu by'ubugingo aribyo jambo ry'Imana. Ntukigurire ibindi umuswa uzaba ugiye imbuto nziza ikibazo kizaba kibaye muri uwo mutima. Umuhanuzi Yeremiya yatubwiye ngo ubamo virusi banatungumisa ubamo indwara virusi ngo umutima w'umuntu iyo utawurize winjiramo virusi. Iyo virusi ngo ntiwize
ntiwizere kandi ngo urashukana ugashukana nyirawo. Mwumve amereye akaga. Urabesha, urashukana, ugashukana nyirawo utarabaye maso ngo urinde, uramushuka ukamukoresha ibibi kandi bizamurimbuza, kandi yabwirwa kubireka ukamubwira ngo humura. Ariya ni amagambo y'abantu, arava hariya atahe ubuzima bw'ikomeza. Ukamushuka kugeza igihe uzamurimbuza umutima w'umuntu. Hanyuma aja kutubwira umuti. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Nusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 15:19, urasanga ibintu biza byinjira mu mutima utarinjye. Wamfasha mu mfere 15, rinda umutima wawe kurusha ibindi birindwa, nutawurinda dore imbeba zizinjira, dore ibintu bizinjira kurya ya mbuto. Kezi zinefuma make. Igituma tugomba kurinda ibice 15:19. Yego. Haranditse ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana, no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi, n'ibitutsi no gutukana. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Amen. 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 Mwumvishe ibintu byinjira mu mutima utawize. Mwatumvise ngo mu mutima w'umuntu iyo utawereye maso kurinde hinjiramo ibitekerezo bibi, ngo hinjiramo kwica. Nta maboko yica hinjira umutima. Ejo bundi mukecuru mama Dativa yaraje masengesho aravuga ati yemwe musenge cyane, ati umuturanyi wanje ahushije umugore, rero ntamushije atemaguye umugore, bamwiruka ngiye ku bitaro, ariko yatemaguye umugore. Muragira ngo n'amaboko yamuteye? Muragira ngo n'amaboko yateye umugore? Ni umutima watumye amaboko bati mundemere. Yewe amaboko mundemere. Ngo umutima utarinzwe havamo ibitekerezo byo kwica, ukaba wakwica n'umugore bwajyanye, ukaba wakwica n'umwana mukarire. Umutima, rinda umutima wawe, kuko mu mutima no havamo iby'ubugingo. Nutawurinda havamo ibitekerezo bibi: kwiba, kwica, gusambana, guhehera, gutukana, kubeshyera abandi, n'ibivani biva mu mutima utarinzwe. Nicyo gituma tugirira inama n'ijambo ry'Imana ngo rinde umutima wawe. Haleluya. Rinda ijambo ry'Imana uhabwa n'ijoro na ku manywa. Rinda ijambo ry'Imana niryo rifite iby'ubugingo muri wewe. Birinde, bibere umuzamu, bibere maso, birinde, nibyo bizaguhesha ubugingo. Nutabikora gutya uribesha ubugingo, urabesha n'abo muririmbana, urabesha n'abo muyobora, urabesha n'abo uyobora, urabesha abantu bose, ariko cyane wibesha ni wowe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo rinda umutima wawe, urinde. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo ndwara yitwa kudakira, kutizera, Uwiteka aravuga ngo ninde wawumenya, ninde muvuzi wabo,
ninde wawuvura umutima watewe n'ibyo ngibyo, umutima wabaye inzira, umutima wabaye akara, umutima wameze nk'amahwa, ninde wawuvura umutima wijemo ibyo bitekerezo? nta wundi wawuvura, aravuga ngo ngiye Uwiteka. Haleluya. Ni njye wawurondora, ni nanjye wawukiza. none aravuze ngo zana umutima wawe, suzuma umutima wawe. Turashoje, suzuma umutima wawe, reba icyoba cyarabujiyemo kidakwiriye, hanyuma ugize Imana ukuri, kuko ntabwo iri inyuma yawe, Imana iri imbere yawe, ikurimo ndani. Imana ntikudevansa, tangiza après toi, iri dans toi, iri muri wowe, ikurimo. Ibyo uvuga irabizi, ibyo utekereza irabizi, kuko ibamo ibindani mu buntu y'ibyiza ukuri kugira ngo ukire. Ubona uburinda uzakoresha ibyo ubwiye. Mbese hari icyo umutima wawe ubwiye wabwira Imana uti sereserema mu by'ukuri ntibeshe, kandi nawe umuntu benshi meze ariko maze kumvira ijambo ry'Imana ndashaka kumera nti ibyo ni ibyaha. Nababwiye ngo iby'ubugingo ni nko kuja kwiyandikisha kuri wasake ngo nawe ufate amazi. Mu mutima wawe ni ukurura y'amazi, ni ukurira bwa bugingo. Umutima wawe umeze ute ku by'ubugingo? Ibyiye imire twuname twese, umuntu yirebe, ducurike amaso mu mitima yacu, turebe ikitagenda. Twari tugize iminsi 2 tudafite amazi mu rugo, ejo nimugoroba bohereza amazi, ariko ubona byahagaze. Bagituranye hepfo bafite amazi, haruguru bafite amazi, ubwo nagize ikibazo. Niki kitagenda? Ko nakonetse, ko nani nakomeza amazi, icyo kitagenda sitsira yego umugore n'ukurebana twaragize amazi, abandi bari kubavuga, kandi cyo twembi ntacyo twabikora. N'abana mu rugo nasize babuze uko babigenza bagiye gusaba mu baturanyi ko barafungura akaga gatoni, niba mwarabonye ko bateka akanyanga agatoni ngote. Twagize probleme, amazi atari kuri nukuja amatekisi. Ndazinduka kuri wasake ndaja gutora, muze mundebere cyane. Icyo kitagenda mu mutima wawe ntiwakikemurira. Uwiteka aravuga ngo ninde mwase, nijye ushobora kukirondora, nijye ushobora kugikemura. Nuza ukabwiza ukuri, ukabwiza ukuri mu mutima wawe, icyo ndagikemura. Abantu bashaka kubwiza Imana ukuri, muhaguruke dukosore ikitagenda mu mitima yacu, tubone ko tuyirinda, kandi tugomba kuyirinda nyine, kuko ni n'ubugingo bikomoka. Abumva bamaze kureba icyo bakosora, bakibwira Imana, babwiza Imana, barahaguruka mu mwanya wabo, bahagarare, hanyuma kwa kuri bakomeze bakubwira Imana, bakubwire bati koko njyewe nukumeze, kandi nkumeze mugihe, ariko ndashaka guhindura. Bakoze bene data na bashiki bacu bahagurutse. Imana yumva, Imana ireba, Imana yitegereza mu mutima, Imana itagira ikihishwa, tishishwa nawe byawe. Biyibwire, uyibwize ukuri, kandi uyibwire witeguye guhindura fasi, guhindura ubutaka, kurinda umutima wawe kugira shaka ibindi byose birindwa. Ariko tutarasenga, reka turebe niba hari n'umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, ariko bwa mbere
utarapfukama ngo arabe ko ibiganza by'abakozi b'Imana ngo bamwumve n'Imana ahinduke nawe ufite ubwa kabiri, hanyuma n'abatari urugendo rwo kurinda ubugingo. Niba hari n'iteraniro yiwe yatambuka abadiyakoni mukazana umukeka agapfukamaho tukamusabira ku Mana akandika mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma agakomeza n'urugendo hamwe n'abandi. Niba hari aratambuka, niba arashaka gutunganya ibitangirwaga neza no mu mutima, ariko basangwa n'abakristo basanzwe ari abantu mu nzu y'Imana, nimuhagarara muri Uwiteka mu mubwiza ukuri. Ntabwo uri kukubwira pasiteri, ntabwo uri kukubwira umudiyakoni, ukuri kukubwire ugenzura imitima, uzi imitima, ufite icyicaro muri iyo mitima, usaba umutima, mwana wanjye mu mutima. Pasiteri atwemerere afate mikorofone asengere abantu bose mu byifuzo bagize, hanyuma nanjye gusengera abafite ibyifuzo. Turabona mushiki wacu arabitsikama bwa mbere, umukeka ni uri hafi, niba utanani hafi urapfukama ntacyo abari, ntabwo hamwaye, ntabwo handuye kurusha umutima uza imbere y'Imana. Turagushimiye data wa twese ukiranuka, tugushimiye kuri Imana yera kandi kuri Imana itunganye, wagize neza kuko ijambo ryatugejejeho, none habonetseho abana bawe baje kugupfukamira. Yibutse ko Yesu wapfiriye bakiri abanyabyaha, kandi bamenye ko ari abanyantege muri byinshi, baciye bugufi baragupfukamira umwami w'abami, bagomba ibyaha byose bakoze, babara icumuro ryose bagucumuyeho, batwika akanwa kabo gusaba ngo Yesu ufite umwami uze ubayobore, uze uzuze umwuka wera, ubashoboze gukora ibyiza, ubabashe kwanga ibibi, babohore imgoyi zose zari zibaboshe, ari iz'abana y'umuntu batwazaga igitugu, batumaga bakora ibyangwa n'Imana, uhereye uyu munsi bareke kubaha umwami Yesu, ubagire gukiza imitima yabo, gukiza umubiri wabo, ukize n'ubugingo bwabo, bahindure ibyaro bibisha, amazina yabo yanditse ku gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye no kubimenya data n'abashiki bacu, bamaze kumvira ijambo ryawe, bumvishe ko Imana hari aho batagenze neza, basuzuma imitima yabo basanga ari aho batatunganya Imana, uko bari kose bakubwirije imitima yabo, mubagire umuntu wababarire ibyaha byose bakoze, ibicumuro byose bagucumuyeho, barabishaka kose ko bagiye kubabonekamo, amaraso y'Imana Yesu birabeze kandi abatunganye, ubagire mu Mana data, ubagire neza urukundo rwagiye kumujye, babike imbaraga z'umwuka wera zibashoboze gukurikira no gutegera amatwi ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribize imitima yabo, mukaba Imana ibafashemo, kandi turabyuka Imana data mu izina rya Yesu. Amen, amen. Abafite ibyifuzo bitandukanye, harimo indwara n'ibindi, ndabona bari hejuru, dusengane Imana nabo kubw'ibyo byifuzo. Urabizi, ariko Imana irabizi kukurusha, kuko iyo izi ni inzira yanyuzamo kugira ngo ikurengere gutabara. Imana yacu nziza ishobora byose kandi hejuru ya byose, yitegereza abantu ikamenya ibiri mu mitima yabo n'ibiri mu ngo zabo, ibibaruhije, ibibagoye, ibibananije. Uri Imana iri aha hantu yitegereza. Aba ni abantu bawe bakwizeye, bakwemeye nk'umwana n'umukiza wabo, kandi nk'umubyeyi wabo ubakunda cyane kurusha uko bikunda, uwabatangiriye ku musaraba. Mwami Yesu, turabasengeye kubw'ibyifuzo bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari abarwaye urabakiza, indwara zitandukanye urazikiza, abarwaye imitwe, abarwaye amaguru, amaboko, mu gituza, mu nda, mu mitsi, mu mubiri, mu ngingo zo mu nda zose zitandukanye, izananiwe n'abaganga kuvura, ariko wowe n'umuvuzi kuko uvurisha ijambo abantu bakaba bazima. Basure, basange, bagendere, bahumurize, bakuremo amaganga
hari abandi mwami baboneshejwe n'ubuzima, hari abarwaje, hari n'abafite imyenda bananiwe kwishyura, hari abakenye cyane, abo nabo tutifuza biri imbere yawe kandi nabo urabishobora. Mukiza ashobora kutunezeza tukiri muri iyi si. Bagirire neza, barambura ikiganza cyawe, ubasetse ubanezeze, ubereke kugira neza kwawe. Ndagushimiye kukumva gusaba kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mana bamugisha. Yesu aracyakora TV.